amateka y'imfura mu binyamakuru. Ikaze kuri mwese bakunzi ba Kinyamateka, baba abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Babaye ikaze mu mwanya w'amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru mujye kugezwaho nanjye Marie Jeanne Umutoni. Padiri Fidèle Mutabazi niwe utuyoboye, naho Delphine Mukozi w'Imana ari inyuma ya kamera kugira ngo adufashe gutunganya amajwi n'amashusho. Amakuru yacu y'ingenzi yaranze icyumweru reka tuyahere mu Kiliziya Gatolika mu Rwanda, aho ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 25 Kanama 2025 mu ishuri Saint Andre riri mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo hakiriwe abana baririmbyi Polycantores bari baje mu ihuriro ryabo ryamaze iminsi igera kuri 3, aho bari baje gutangira ihuriro ryabo. Iri huriro kandi ku mugaragaro ryatangijwe na Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, Archiepiscopi wa Kigali, igitambo cya misa baturiye muri Paruwasi yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga i Nyamirambo. Yishoye Cardinal Kambanda yasabye Polycantores gukunda ukuri kugira ngo bazahore bishimye ndetse Imana ibahe umugisha, abasaba kandi gukomera ku ngeso nziza, kugira ikinyabupfura no kubaha ababyeyi. Padiri Romuald Kubwimana, umuni wa Polycantores ku rwego rw'igihugu, yavuze ko abana baririmbye Polycantores bafite ubutumwa bwo kuririmba amahoro no kuyamamaza ku isi hose, ukagira intego kandi yo gucengeza mu bana liturujia no kubatoza kumva no kubaha ijambo ry'Imana ndetse no kubana kivandimwe. Kuwa 27 Kanama 2025 n'ubundi muri Paruwasi yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga i Nyamirambo hanasorejwe n'ubundi ihuriro ry'abana baririmbye Polycantores ku rwego rw'igihugu, ryasojwe na Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, Umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Byumba. Musenyeri Papias yasabye abana baririmbye Polycantores kuba intumwa z'amahoro mu muryango nyarwanda no ku isi yose. Yabibukije ko ibyo bahamagarirwa bihuye n'ikivugo cyabo kigira kiti ejo abana b'isi yose bazaririmba amahoro y'Imana. Abana baririmbyi ba Kiliziya Polycantores kandi bavuga ko bishimiye guhurira hamwe na bagenzi babo ku rwego rw'igihugu barenga 1000 bakidagadura, bakarushaho kwegera Imana ndetse bakongera kwibutswa ibyo bakwiye gushyiramo imbaraga mu murimo wo kuririmbira Imana bakora. Mu gusoza iri huriro ry'abana baririmbye Polycantores ku rwego rw'igihugu ribaye ku nshuro ya 9, abana bagera kuri 57 bahawe amasezerano yo kuba abanyamuryango wa Polycantores, barimo abahungu 21 n'abakobwa 36 baturutse mu madiyoseze yose yo mu Rwanda uretse diyoseze ya Gikongoro uyu muryango utarageramo. Ayo masezerano y'abana baririmbye Polycantores uyakoze wese yambara umwambaro wabo baranga, ari byo ikanzu, umushumi ndetse n'umusaraba. Ikanzu ifite igisobanuro kigira kiti uyambaye aba yiyemeje kudasiba mu gitambo cya misa no gusubira mu ndirimbo. Umushumi usobanura ko uwambaye aba yiyemeje kwirinda icyitwa icyaha cyose kugira ngo ashobore kuririmba ibisingizo by'Imana afite umutima usukuye. Naho umusaraba usobanura ko uwambaye aba yiyemeje kuba umuhamya w'ubuzima bwa Kristo aho ari hose no mu byo akora byose. Nyuma yo gusoza ihuriro ry'abana baririmbye Polycantores kandi bagaragaje impano zitandukanye zirimo imbyino, imivugo, indirimbo zizwi ku izina rya classic music mu ndimi z'amahanga n'ibindi mu gitaramo cyatangijwe na Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda. Mu cyumweru tariki ya 31 Kanama 2025 mu ishuri Saint Andre iri i Nyamirambo kandi hasorejwe inteko rusange y'umuryango w'abanyeshuri Gatolika JEC Rwanda ku rwego rw'igihugu yari imaze iminsi 3 ihabera. Iyi nteko yitabiriwe n'abajeke bahagarariye abandi 70 baturutse hirya no hino mu Rwanda babarizwa mu matsinda shingiro cyangwa se groupe de base. Padiri François Regis Rutagengwa, umuni wa JEC Rwanda ku rwego rw'igihugu, mu nyigisho ye yasabye abajeke kwemerera Yesu kugira ngo bongere bige ingendo kandi bahinduke. Ati uyu ni umwanya mwiza twongeye no twibona hamwe turi kumwe dusangiye ubutumwa muri Kiliziya nk'abajeke, dufite inshingano tubazwa nk'abajeke mu Kiliziya. Ni n'umwanya mwiza wo kongera kwiga ingendo kuko Yesu aradutumira kugira ngo twongere twige ingendo. Padiri Celestin Mbarushimana, umuni w'abajeke muri Diocese ya Ruhengeri, akaba na umuni w'abajeke mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ni mu karere ka Afurika yo hagati, ubutumwa yageneye abajeke bo mu Rwanda yavuze ko bishimira ko abajeke bo mu Rwanda bakomeje gukora ubutumwa bwabo uko bikwiye, abasaba gufata ingamba. Ati iki gikorwa ni intambwe nziza, musubize amaso inyuma, murebe aho muvuye, musuzume ibyo mwari mwariyemeje ndetse mufate ingamba nshya zijyanye n'ikenerabushyo n'ubutumwa bwa JEC mukora.
Bamwe mu bajeke batandukanye baturutse hirya no hino mu Rwanda bahagararira abandi baganiriye na Kinyamateka bayitangarije ko bishimiye kuba bongeye guhurira hamwe ndetse ko muri iyi nteko yabo bahiyemereje kongera kwemerera Roho Mutagatifu akabayobora bakabanza gutekereza mbere yo gukora bityo umurimo wabo mu kurushaho kugenda neza bakaba bagiye gusangiza bagenzi babo ubutumwa bwiza bakuye mu nteko rusange ya JEC Rwanda. Amakuru yacu ingenzi yaranze icyumweru reka tuyerekereze mu madiyoseze atandukanye yo mu Rwanda kugira ngo turebe bimwe mu byahabereye. Ku wa 27 Kanama 2025 muri paruwasi ya Kibangu yo muri diyoseze ya Kabgayi bahimbaje yubile y'imyaka 25 imiryango remezo ivutse muri paruwasi. Ni ibirori byabimbiriwe n'igitambo cya misa yatuwe na nyiricyubahiro Musenyeri Beritazari Nivuguruzwa umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Kabgayi. Musenyeri Beritazari yashimye abakristo ba paruwasi ya Kibangu uburyo bitangira kiliziya yabo binyuze mu miryango remezo. Kuri uwo munsi kandi Musenyeri Beritazari yahaye abakristo bagera kuri 73 bo muri paruwasi ya Kibangu ubutumwa bwo kuba abagabuzi b'Ukaristiya ntagatifu ati: ibiganza byanyu byemerewe gukora umubiri wa Kristo, uha abakristo no kuwushyira ahagaragara kugira ngo abakristo bawuramye. Tukiri muri diyoseze ya Kabgayi kandi ku itariki 29 Kanama 2025 abakristo ba diyoseze ya Kabgayi bo mu maparuwasi atandukanye bakoreye urugendo nyobokamana ku butaka butagatifu Ikibeho kwa nyina wa Jambo baherekejwe n'abepiskopi babiri, Musenyeri Beritazari Nivuguruzwa umwepiskopi wa Kabgayi ari kumwe na Musenyeri Simaragde Mbonyintege umwepiskopi wa Kabgayi uri mu kiruhuko cy'izabukuru hamwe n'abasaserdoti baje baherekeje abakristo. Tariki 31 Kanama 2025 paruwasi ya Nyakabuye imwe muri paruwasi 21 zigize diyoseze Gatolika ya Cyangugu yari mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 imaze ishinzwe. Ibi birori byabimbiriwe n'igitambo cya misa yobowe na nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu. Muri aka kanya reka tubanze dutumikira abadutumye hanyuma tugaruke dukomeza no mu yandi makuru. Mubyeyi, turabizi neza ko uhangayikishwa no kugura ibikoresho by'ishuri umwana wawe akeneye mu gihe cy'itangira ry'amashuri. Mu rwego rwo kukorohereza kugura ibikoresho by'ishuri mu buryo butakugoye, Liberi Caritas inejejwe no kukumenyesha application Babyeyi. Iyi mobile application igufasha kubona ibikoresho by'ishuri umwana wawe akeneye mu gihe gito kandi bitakugoye. Iyi application Babyeyi ikwereka urutonde rw'ibikoresho bisabwa n'ikigo umwana wawe yigaho. Ukaba wabigura bikakugezwaho iwawe mu rugo cyangwa se bikagezwa ku ishuri umwana wawe yigaho. Kuri application Babyeyi ushobora kuguriraho ibikoresho nk'amakaramu, amakayi, ibitabo n'ibindi bikoresho byose umwana wawe yakenera mu gihe ari ku ishuri. Dore rero uburyo ushobora gutunga application Babyeyi muri telefone yawe. Jya kuri Google wandike babyeyi.web.app. Kandi nanone Babyeyi app ushobora no kuyisanga kuri Google Play Store. Mubyeyi, tandukana no guhendwa ukoresha Babyeyi app. Irizewe, iri smart kandi irihuta. Ushobora guskana QR code kugira ngo urebe video isobanura uburyo burambuye uko Babyeyi app ikora. Babyeyi app ujuri igisubizo. Ukeneye serivisi za hoteli na guest house muri Kigali? Reka nkurangire Centre d'accueil François Col, aho tugufitiye amacumbi y'ubwoko butandukanye n'ibiciro bitandukanye, sale z'inama, resitora itegura amafunguro neza kandi ku gihe. Twakiriye ibirori bitandukanye nko kwizihiza isabukuru y'amavuko cyangwa gushyingirwa n'ibindi birori by'umuryango. Twakira kandi umwiherero kuko dufite chapelle nziza igufasha kwegerana na Nyagasani. Ku bageni bifuza kuruhukira muri Kigali rero tubafitiye ibyumba byiza kandi bihendutse baturamo ibihe bifuza nk'abibereye iwabo. By'umwihariko nka Centre y'Ababikira b'Abadominikani ba Annonciata dutanga serivisi nziza tumurikiwe n'indangagaciro za Kiliziya n'ubutumwa bw'umuryango wacu. Centre d'accueil François Col iherereye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, hafi ya Kiliziya ya Paruwasi Kagugu. Ni ku muhanda kaje 762 ST. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe. Centre d'accueil François Col ibifurije neza n'amahoro biva ku Mana. Turabashimiye mwebwe mwese mugirira icyizere Kinyamateka mukayituma. Ni intumwa nziza idatenguha
namwe mwaba muri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga mutugane kugira ngo Kinyamateka ibagereze kuri ubutumwa bwanyu. Reka kandi nongere gushimira mwebwe mwese mudutega amatwi mukanadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, yaba YouTube channel ariyo turi guhuriraho aka kanya, yaba X yahoze ari Twitter, yaba Instagram, TikTok, Facebook ndetse na website yacu wa3.kinyamateka.rw ariho tunyuza amakuru atandukanye, amateka ya bimwe mu bigo bitandukanye ndetse n'ibindi. Reka tunyarukire kandi no mu yandi makuru anyuranye twabagejejeho. Mu cyumweru kirangiye Librairie Caritas yashyizeho uburyo bushya bwiswe Babyeyi web app bwo korohereza ababyeyi kubona ibikoresho by'ishuri. Mu kiganiro yagiranye na Kinyamateka, Padiri Emmanuel Bamporineza, umuyobozi wa Librairie Caritas, yavuze ko igitekerezo cyo gushyiraho ubu buryo bw'ikoranabuhanga cyaturutse ku kuba isi ya none iri kwihuta mu ikoranabuhanga, aho tugeze mu gihe ikoranabuhanga rifasha mu bucuruzi no mu buzima bwa buri munsi. Agira ati, muri bizinesi hagomba kubaho guhanga udushya mu gutanga serivisi. Isi tugezemo iri kwerekeza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ni muri urwo rwego twifuje ko n'ibicuruzwa byacu twabishyira muri ubwo buryo, ku buryo abantu bazajya babigura bari mu rugo kandi bikabasangayo. Padiri Bamporineza yavuze ko mu rwego rwo kurushaho korohereza ababyeyi, Librairie Caritas yatangiye gukorana n'ibigo by'amashuri bitandukanye bigatanga urutonde rw'ibikoresho by'ishuri abana babo bazakenera. Ku bigo bitarabitanga hifashishwa urutonde rwa NESA rugaragaza ibyo umunyeshuri akeneye ku rwego runaka. Padiri Bamporineza akomeza avuga ko ubu buryo buzakemura ikibazo cy'ababyeyi bajyaga gushakira ibikoresho ku mashami ya Librairie Caritas, rimwe na rimwe bakabura umwanya cyangwa se bakagorwa no kubona serivisi yihuse kubera ubwinshi bw'ababagana, cyane cyane mu gihe cy'itangira ry'amashuri. Reka amakuru yacu y'ingenzi yaranze icyumweru tuyasoreze mu Kiliziya Gatolika mu mahanga. Ku itariki 30 Kanama 2025, mu cyumweru dusoje, Papa Leo wa 14 yakiriye Vatikani Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ni mu gihe kandi Vatikani yatangaje ko ku itariki 7 Nzeri uyu mwaka 2025 Kiliziya Gatolika izashyira mu rwego rw'abatagatifu umusore wapfuye akiri muto Carlo Actus witabye Imana afite imyaka 15. Uyu musore yamenyekanye cyane ku izina rya God's Influencer kubera uburyo yakoresheje ikoranabuhanga mu kugaragaza ukwemera. Carlo Actus yavukiye i London mu Bwongereza tariki 3 Gicurasi mu 1991, akurira mu mujyi wa Milan mu Butaliyani. Ku myaka ye mike yagaragaje ubuhanga n'urukundo rudasanzwe afitiye Imana, by'umwihariko mu gukunda Ukaristiya ntagatifu. Yakoze urubuga rwa interinete rwerekana ibitangaza byagiye bigaragarira ku isi yose, agamije gufasha abantu benshi cyane cyane urubyiruko gusobanukirwa n'agaciro k'isakramento ry'Ukaristiya. Ibinyamakuru Vatican News na Catholic News Agency byatangaje ko ku wa 12 Ukwakira 2006, ubwo yari afite imyaka 15 gusa, Carlo yahuye n'uburwayi bwa leukemia, indwara yo mu bwoko bwa kanseri yo mu maraso bumwica vuba. Mbere yo gupfa yasigiye ababyeyi be n'inshuti ze ubutumwa bwo gukunda Ukaristiya agira ati, Ukaristiya ni inzira yanjye ijya mu ijuru. Papa Francis yamugize umuhire ku itariki 10 Ukwakira 2020, nyuma y'ibitangaza byagiye bigaragara birimo nk'icyabaye ku mwana w'umuhungu wo muri Brazil wakize indwara ikomeye kubw'amasengesho yo gusabira Carlo. Mu mwaka wa 2022 kandi habonetse ikindi gitangaza cy'umukobwa wakize nyuma y'impanuka ikomeye. Ibi nabyo bituma inzira yo kumushyira mu rwego rw'abatagatifu irushaho kwihuta. Tariki ya 13 Kamena 2025 uyu mwaka, Papa Leo wa 14 yatangaje ko Carlo Actus azashyirwa mu rwego rw'abatagatifu ku itariki 7 Nzeri 2025 hamwe n'undi musore witwa Pier Giorgio Frassati. Ni nuko dusoje amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru twabateguriye. Ndabashimiye mwese twabanye muri aya makuru, mbashimire kandi uburyo mudahwema kudutera inkunga mu buryo bunyuranye, mudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye kandi muduha n'ibitekerezo, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Mukomereza aho Kinyamateka irabakunda. Nari Marie Jeanne Umutoni wabateguriye ndetse nkabagezaho aya makuru. Padiri Fidèle Mutabazi niwe wari utuyoboye, naho Delphine umukozi w'Imana ni gutunganya amajwi n'amashusho. Mukomeze mugire ibihe byiza. Kinyamateka yifura mu binyamakuru.